amagambo dusanga mu byakozwe n'umwa 17:30 haravuga ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana. Ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana. Abantu benshi babayeho mu rujijo, abantu benshi ntibazi inzira ijya ku Mana, abantu benshi ntibazi Imana basenga iyo ariyo, abantu benshi bari confused, barakubita hirya no hino, barashakisha bashaka icyabunga n'Imana. Umuntu yamaze kubimenya yarabitahuye ko ari umunyabyaha. Umuntu yarabitahuye yuko iyo yipimye ku kigero cyo gutungana kw'Imana abona adashyitse rwose. Nubwo bwose ajya abona hari abo aruta bagenzi be, hari abarusha gukiranuka, hari abarusha gutungana, ariko umuntu arabizi ko imbere y'Imana adashyitse. Umuntu arabibona neza ko hari ikibura, hari ikintu kitagenda, kitameze neza, ariko ntago azi inzira ishobora kumutabara, ntago azi amakiriro. Niyo mpamvu abantu benshi iyo bamaze guhishurirwa yuko imbere y'Imana banduye, Imana yera, bo bakaba batera, baragerageza bagakora ibikorwa bita byiza, bakumvira amategeko y'Imana, bakagerageza gusenga, ariko basenga iyo batazi, bakayisenga mu buryo itagennye yuko igomba gusengwamo, bagakubita hirya no hino, bikarangira bari kuramya Imana batazi, bazi ngo bari kuramya Imana yo mu ijuru, ariko mu by'ukuri ibyo baramya batabizi. Uko niko kuri uwajya mu nsengero nyinshi, uwajya ahantu henshi hasengerwa muri iki gihugu, yasanga uburyo basengamo icyo bita ko bari gusenga Imana, uburyo bayambaza, uburyo bayifata, ibyo bayibwira n'uburyo bayitwaraho, bishobora guhita bikwereka neza neza urebeye mu byanditswe byera mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya yuko iyo basenga batazi uburyo bwo kuyisenga nyakuri yashyizeho ubwayo, kuko Imana uburyo isengwa niyo ubwayo yabishyizeho, ntabwo ari umuntu wazanye ni igitekerezo ngo abyuke mu gitondo yumve hari uburyo agomba kujya asengamo Imana yishakiye, cyangwa se aramyamo Imana mu buryo yiboneye. Aha mu byakozwe n'umwe amaze gusoma rero, hari inkuru y'umugabo witwa Paulo wagiye ahantu bita muri Atenayi, asanga bafite urusengero rwanditseho ngo Imana ngo ni ingoro cyangwa se ni inzu, ni urusengero rw'Imana itamenywa. Arangije ahera ko aterura amagambo abasobanurira iyo Mana basenga batayizi iyo ariyo mu by'ukuri, ababwira yuko itaba muri urwo rusengero nk'uko babitekereza. Arababwira ati, niba muvuga ngo turi urubyaro rwayo nk'uko bamwe muri mwe babyita, mutekereza ko mwaba muri urubyaro rw'amabuye, mwaba muri urubyaro rw'izahabu? Mutekereza yuko iyo Mana mufata mukayibona mu bishushanyo, cyangwa se mukaramya ibishushanyo cyangwa se ibigirwamana mwabumbye, mutekereza ko ibyo bintu mubumba ari byo byababyaye muri urubyaro rw'ibyo bintu koko? Arangije arababwira ngo rero hari igihe mwamaze muri ubwo bujiji, hari igihe cyo kujijwa, hari ibintu mwari murimo mutabizi, mutabisobanukiwe, hari ibyo umazemo iminsi wita gusenga, hari ibyo umazemo iminsi wita gukorera Imana, hari imbyino ujya ubyina ukabyita kuri kubyinira Imana, ukiva inyuma rwose ugasirimba icyuya kikakurenga, ukaba wumva neza yuko ibyo bintu uri kubikorera Imana ari mu buryo bwo gusenga Imana, bwo kuramya Imana, ari uburyo bwo gukorera Imana. Ukajya mu makorari ukaririmba, ugafata mikoro ukabwiriza, ariko ukabwiriza ibitekerezo byawe, ukabwiriza ibyo wishakiye, ibyo wiboneye, amagambo wita ngo n'ay'ubwenge yo kungura abantu, ariko mu by'ukuri icyo gihe ngo ni igihe cyo kujijwa. Icyo gihe, iyo minsi yarabaye. Habaho igihe cyo kujijwa ku buryo Imana uyu mugoroba iravuga ngo
iyo minsi yo kujijwa Imana yari yirengagije. Aka kanya niba uri kunyumva neza amatwi, ijambo ry'Imana rikaba rikumanukiye aka kanya, iyo minsi yo kujijwa, ibyo bintu byose ukora utekereza yuko ari byo bizakunga n'Imana, utekereza ko ibyo bintu bizaguhuza n'Umuremyi, bikagutereka imbere ye utunganye, ku buryo uzavuga ngo Mana, nahanuye mu izina ryawe, nabwirije mu izina ryawe, nirukanye abadayimoni mu izina ryawe, nafashije imfubyi, nafashije abapfakazi, nasuye abarwayi kwa muganga, nakoze imirimo myiza yose. Ibyo bintu byose urutonde rushobora kugenda rukaba runini cyane. Ibyo uteganya kuzamurikira Imana ukayibwira ngo nakoze ibi byose, ndakumenyesha ko atari wowe wa mbere waba ugiye gupresenta ibyo bintu biteye bityo. Ntabwo ari wowe wa mbere, kubera yuko hari abandi bakubanjirije mu gukora ibyo ngibyo, ndetse hari urugero tubona ibyanditswe byera bitwereka by'umuntu uzagenda imbere y'Imana agashaka kuzana urwitwazo rumeze nk'urwo ngurwo. Agashaka kuzana urwitwazo rumeze nko kuvuga ngo nakoze gutya na gutya, hari ibyo nagerageje guhirimbanamo, hari imirimo myiza nakoze, rwose Mukiza mwiza unyibuke. Igitabo cya Matayo igice cya 7 umurongo wa 21 haravuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ese iyi mwami mwami cyangwa se uyu muntu w'umunyedini bigaragaza ko asenga Imana, ariko uko kubivuga, uko kuvuga ngo urasenga, uko kuvuga ngo uri umukristo, ntabwo ibyo ngibyo mu by'ukuri ari byo bintu washingiraho uvuga ngo uzinjira mu bwami bw'Imana, ngo keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. 22 aravuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi nta nubwo ari bike mu izina ryawe? Ngo nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe. Ibaze, ukaba wakoze ibi bintu byose, warangiza ukumva amagambo ateye atya ngo uri inkozi y'ibibi, ngo ntabwo Imana yigeze kukumenya. Tekereza ko gahinda, tekereza uwo mubabaro, tekereza uko gukorera ubusa, tekereza ibyo bintu byose bihindutse zeru, ibintu byose ubayemo, ibintu byose ukora, ubunyedini bwawe, imbaraga zose ubishyiramo, no kugerageza kwitwararika n'ibyo ukora byose, ugeze imbere y'Imana ugasanga burya bwose wibwiraga ko Imana ikuzi, waruzinga ibyo ukora irabibona, ariko ikakubwira ngo sinigeze nkumenya. Mbega gahinda, mbega umubabaro, mbega kugusha ishyano mwa bantu mwe. Niba hari ikintu kibabaje, nukumva amagambo ateye atyo ngo mva imbere ntabwo nigeze nkumenya, kandi ubuzima bwawe hafi ya bwose warabumaze uzi ngo urimo urakorera Imana. Ibyo rero bihita bituzana kuri ya magambo yacu, bitwereka ko hari ibintu dukora mu by'ukuri tutazi ibyo dukora ibyo ari byo. Hari ibyo wita gusenga ariko Imana yabireba ikabinyuzamo umurongo. Hari ibyo wita imirimo myiza ariko Imana yayireba ikayicishamo umurongo. Uyu munsi nje kuvugana n'umuntu w'umunyedini wibwira ngo yuzuza byose Imana imusaba, wibwira ngo ari haragerageza uko byagenda kose mu banyabyaha sindimo. Iyo havuzwe abanyabyaha ntabwo njya niyumva, mba numva ngerageza, kubera ibintu nkora, kubera imirimo myiza nkora, Imana ntabwo yayirenza amaso ngo yirengagize. Ariko nuko waba ukora ibintu byiza bite, ntabwo wagezaho uyu muntu ngo yirukanaga abadayimoni mu izina rya Yesu, agahanura mu izina rya Yesu. Wumva ibyo bintu, agafasha abantu byose akabikora, ariko ngo Kristo ntabwo yigeze amumenya. Rero icyo gihe cy'ubujiji, cyo gukora ibintu mu bujiji, cyo gusenga Imana utazi, cyarabaye, kirahagije. Ariko uyu mugoroba ni ngombwa ngo bihagarare. Imana niyo yihishuye mu byanditswe byera, igena uburyo ikwiye gusengwa, igena uburyo ijuru ryayo rikwiye kubonwa.
ijuru ry'Imana ntabwo yagennye yuko umuntu aribona yiyushya kuya arikoreye, kuko kurikorera ntibishoboka. Ntabwo ushobora gukora imirimo myiza runaka nk'uyu muntu tubonye muri Matayo. Ibintu yakoze rwose ni ibikorwa by'intangarugero umuntu wese hano hanze yakora, abantu bakamushima ndetse akaba icyamamare, bakavuga ngo ni umuhanuzi, ahanura mu izina rya Kristo, akirukana abadayimoni. Abo nibo bantu bagezweho iki gihe. Umuntu usengera abadayimoni bakava mu bantu bakiruka bagahunga. Umuntu uhanura kandi ibyo akora bikitwa ko bikorwa mu izina rya Yesu. Uwo niwe muntu ahangaha uri kuri hiti ugezweho. Ariko uyu muntu ibyo bintu yarabijyanye, abijyana imbere ya Kristo. Kristo aramubwira ngo uri ikivume, ntabwo nigeze nkumenya, uri inkozi y'ibibi. None tugire dute? Mugani wa babandi ngo dukore imirimo y'Imana. Ese umuntu yakora iki ngo abone ubugingo buhoraho? Icyo nicyo kibazo. Ko bigaragara ko uyu muntu yabuvunikiye, ko yabukoreye bihagije, ni ukubera iki birangira Imana imubwiye ngo wa nkozi y'ibibi we? Ngo iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije. Icyo gihe cyarabaye cyo gukorera agakiza. Icyo gihe cyarabaye cyo gukora ibintu utazi. Icyo gihe cyarabaye cyo kumva yuko uri umukozi w'Imana, ibyo bikazaguhesha ijuru, bikazakugeza ku Mana. Icyo gihe cyo gusenga Imana utazi, icyo gihe cyo gukora ibintu Imana itagennye, kugira ngo ubone icyo Imana itagennye ko bakibona bakoze ibyo bintu. Ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana. Ihane. Mu by'ukwiriye kwihana, iyo tuvuga ngo ihane, ntabwo tuba duhamagarira abantu kwihana gusa ibintu bibi bakora bibangamiye sosiyete cyangwa ibyaha runaka, ibyo abantu babona bakabibona ko ari ibyaha. Hari ibintu byinshi ibyanditswe bibona nk'ibyaha, nyamara abantu batagatifuje. Imirimo myiza ikoranywe impamvu yo kugira ngo izageze umuntu mu ijuru, ubwayo ni ibyaha. Imana ibona nk'ibyaha. Ibyo si njye ubihimbye. Umuhanuzi Yesaya niko yavuze. Yesaya 64 Yesaya igice cya 64 umurongo reka nsome wa 6. Ngo kuko twese twahindutse abanduye, ngo kandi n'ibyo twakiranutse byose. Ngira ngo murabizi neza icyo Kinyarwanda, gukiranuka no gukiranirwa ni ibintu bitandukanye. Gukiranuka nyine no gukiranuka ugakora ibitunganye. Ngo ibintu byose twakiranutse byose ngo bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Ibintu umuntu akora byiza, iyo ashaka kubyishingikirizaho ngo bimugeze ku Mana, Imana ngo nabyo ubwabyo ibibara mu byaha, ibibara mu bintu ugomba kwihana. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ukizwe, urihana imirimo mibi ipfuye, wihane n'ibyo wita imirimo myiza wari uzi ko bizakujyana mu ijuru. Uko kwihana kombi niko Imana ihamagara. Ngo icyo gihe cyo kujijwa Imana yarakirengagije. Kuba ukiriho ni impuhwe z'Imana kuba itarakwiciye muri ibyo bintu. Imana rero icyo gihe kiratambutse, noneho dore ijambo ry'ukuri, dore Imana uko ikwiye kuramywa, dore Imana uko ikwiye gushengererwa, dore Imana uko ikwiye kubahwa. Dore umuntu uzabana n'Imana ni umuntu wikuyeho amaso, wiyanze, uzi neza ko ntacyo yakora, nta kintu na kimwe azanye mu ntoki kibasha kumucungura keretse umusaraba, uwo umwana w'Imana yapfiriyeho, ko ariwo agomba kwiringira wonyine. Niba hari ikintu uzanye mu ntoki ukaba wumva ko gikwiye kugucungura, kugutsindishiriza, kikagutsindira urubanza watsinzwe rw'ibyaha, umenye neza yuko ukuzimu ari ukwawe, kurimbuka biragutegereje. Hindukira, ihane. Ngo Imana irahamagarira abantu bose bari hose. Nawe uneze amatwi uyu mugoroba, aho uri hose Imana iraguhamagarira kwihana. Amen. Kwihana.